Haleluya. Waba ubabaye rero, waba udafite urugo, waba ukora akazi kakanga, waba utari wabyara, abantu baba bakuvuga amagambo mabi bagutongera ibipfuye, waba ufite intambara z'uburyo bwinshi bunyuranye mu kazi, waba ufite agahinda, ariko umugambi w'Imana, mushiki wanjye mwene data, uzasohora. Haleluya. Ijambo Imana yakuvuzeho rizasohora kugira ngo ribashe gukora icyo Imana yagize ute yaritumye. Yesu ashimwe bana b'Imana, Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, abadukurikirana ku Muheza Imana TV y'umukozi w'Imana Apostle Aline. Yesu ashimwe mwene data wemera Kristo nk'umwami n'umukiza, waba uri mu mujyi wa Kigali, waba uri burengerazuba, waba uri mu majyepfo, waba uri mu majyaruguru, ushobora no kuba uri inyuma y'igihugu cy'u Rwanda, uri Burayi, uri muri Amerika, uri muri Aziya. Yesu ashimwe. Imana yacu nishyirwe hejuru kubera ko yakurinze nanjye kandinda. Imana yaratwimanye, yanze ko Satani n'abadayimoni batwishima hejuru, yanga kabanzi bacu batwishima hejuru. Uyu munsi rero, uyu munsi ikiganiro nshaka tuganiraho, ndashaka turebe ku muntu uri umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni ikintu gitangaje. Umugambi w'Imana ni ikintu gihambaye. Umugambi w'Imana ntabwo upfa. Umuntu muri kumwe n'aka kanya nitwa Bishop Nelson Aimable Hakizimana. Ndakomeza nkubwira umugambi w'Imana ko utangaje, ntabwo ujya upfa. Umugambi w'Imana ntujya uburizwamo. Umugambi w'Imana abantu bashobora kuwutwikira ubwawo ukitwikurura. Umugambi w'Imana abantu bashobora kuwufungirana ubwawo ukicira inzira, kuko Imana ntigikorwa mu nkokora. Imana nta muntu uyitangira. Imana nta muntu ujya uyibuza icyo yashatse kugeraho. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yesaya 55 umurongo w'8 kugeza ku murongo wa 12, reka tuhasome twihuse twumve. Haravangaraga ibyo nibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nkuko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka, bukameza imbuto, bugatoshya ingundu, bugaha imbuto n'ushaka kurya bukamuha umutsima. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizabasha, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora ibyo naritumye. Murongo wa 12 ngo muzasohokana ibyishimo. Haleluya. Muzashorerwa amahoro muvayo. Imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbira imbere yanyu biti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi. Mwene data, mushiki wanjye, wowe uriho umugambi w'Imana, iturize, senga, ube imbere y'Imana, umenye icyo Imana igushakaho. Naho abantu, naho Satani, naho abadayimoni barabishwa n'ubusa. Ngo kuko imvura na shelegi bimanuka. Shelegi burya ni urubura. Ntabwo imvura igwa ngo isubire mu ijuru, nta nubwo urubura ruva mu ijuru ngo rusubireyo. Ngo niko n'ijambo ry'Imana, ijambo yakuvuzeho. Wowe ufite za muri Imana icyubahiro, vuga ngo haleluya, ushima Imana, kuko iyo nza ufite niyo protection yawe. Iyo nza ufite nibwo bwishingizi bwawe. Iyo nza ufite niko gaciro kawe, no kuba utarapfa nukubera iyo nza. Haleluya. Waba ubabaye rero, waba udafite urugo, waba ukora akazi kakanga, waba utari wabyara, abantu baba bakuvuga amagambo mabi bagutongera ibipfuye, waba ufite intambara z'uburyo bwinshi bunyuranye mu kazi, waba ufite agahinda, ariko umugambi w'Imana, mushiki wanjye mwene data, uzasohora. Haleluya. Ijambo Imana yakuvuzeho rizasohora kugira ngo ribashe gukora icyo Imana yagize ute yaritumye. Umuntu ufite umugambi w'Imana rero, shuti mwene data, hari ibintu 5 bimuranga. Muri ibyo bintu 5 ujye wikontorora urebe ko nawe ubifite. Icyambere, umuntu uri mu mugambi w'Imana
aca mu bigeragezo bikomeye. Turebe Yosefu yaciye mu bigeragezo, turebe Dawidi yaciye mu bigeragezo, turebe Daniyeli yaciye mu bigeragezo, turebe Saduraka, Meshaki na Abedenego baciye mu bigeragezo, ariko kubera ko umugambi w'Imana uri kuri bo ntacyo babashije kuba. Dawidi Imana yamuhaye ubutwari bwo kwica Goliyati kubera umugambi w'Imana. Saduraka, Meshaki na Abedenego bajugunywe mu itanura ry'umuriro, ntacyo babaye, ahubwo Yesu yabatanzemo azimya umuriro. Haleluya! N'umwotsi twigeze unuka ku myenda yabo, habe na koya kigeze gashya kubera umugambi w'Imana. Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare, marayika yagiye mu rwobo baravuga ngo mwantare, hari umuntu batumweho, muceceke, mwe kumurya, mwe kumukoraho kuko arashinganye, kubera umugambi w'Imana. Icya kabiri, iyo mu mugambi w'Imana niyo waca mu bikomeye, Imana irakurinda ntupfa. Ni nayo mpamvu utapfuye, kubera umugambi w'Imana. Imana yizamurira icyubahiro, Imana yishimye. Ikintu cya gatatu rero, umuntu uri mu mugambi w'Imana abantu baramwanga bakamurwanya, kandi babona ko nta mumaro afite kubera umugambi w'Imana. Yosefu bene nyina baramurwanyije, ndetse na Sara aramurwanya, ariko umunsi umwe kuko Imana yari yaravuze bapfukamye imbere ye. Nawe rero ijambo Imana yakuvuzeho, bakurwanye ntibakurwanye, babyemere ntibabyemere, umugambi w'Imana uza sohora. Icya gatatu nako icya kane, umuntu uri mu mugambi w'Imana ntaterwa ubwoba n'ibibazo ahura nabyo, kuko ujya gusenga Imana ikaguhumuriza. Umuntu uri mu mugambi w'Imana impamvu atagira ubwoba, ujya gusenga Imana ikaguhinza udafite ikibanza. Amen. Umuntu uri mu mugambi w'Imana ujya gusenga wabuze ipantaro, Imana ikakugerengeje ngo haye akazi kandi ngushyize hejuru. Umuntu uri mu mugambi w'Imana ubwira Imana ngo nabuze icyo kwambara, Imana ati nkurije indege, kuko Imana ituremera ibinezeza binezeza imitima yacu kugira ngo dukomeze turindirwe mu buntu bw'Imana no mu mbabazi z'Imana. Icya gatanu rero, umuntu uri mu mugambi w'Imana, Imana iramuhumuriza cyane. Mu ndoto arota neza, iyo agiye mu rusengero barigisha kumva niwe bari kubwira, iyo ahuye n'abahanuzi barahanura akaba ariwe bahanurira, kubera ko umugambi w'Imana urashinganye. Kubera umugambi w'Imana rero benshi bazagwa imbere yawe ari we bazize. Ibaze umwaka washize warawutangiye utangirana n'abandi barapfuye, wowe uracyariho. Ibaze kuva wavuka hari umwavukiye rimwe barapfuye, hari abavutse nyuma yawe barapfuye, ariko wowe nugukiranuka cyane se, nukuri ntungane imbere y'Imana se, nukubera umugambi Imana igize ute igufiteho, kuko umugambi urakurinze. Haleluya! Iyo mvuga umugambi w'Imana ndaryoherwa, iyo mvuga umugambi w'Imana numva afite ibyishimo, iyo mvuga umugambi w'Imana numva nduha agaciro, kuko turi abana b'Imana. Haleluya! Yosefu na Mose banyuze mu bikomeye, babaye abakomeye. Iyo uri umugambi w'Imana unyura mu bikomeye. Burya iyo uzaba umusirikare ukomeye unyura ku ikosi ikomeye. Mwene data, iyo uzaba umuntu ukomeye unyura wigishwa n'abaprofeseri bakomeye. Iyo uzaba ukomeye unyura mu bigeragezo. Warubizi ko zahabu itagira agaciro itaraca mu ruganda? Zahabu igira agaciro uko yaciye mu ruganda. Burya itaraca mu ruganda buri wese yanyura hanayitore ko atayizi, ariko iyo zahabu yamaze guca mu ruganda irerereza, irabonerana, agaciro kayo kakazamuka. Ndagira nkubwire ngo rero umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe niko gaciro kawe, nawe ubwawe uri zahabu. Haleluya! Iyo uzaba umusirikare rero ukomeye, nkuko nabikubwiye, unyura ku ikosi ikomeye nyine. Ndangije nkubwira ngo humura, Imana irinda umugambi wayo ikarinda uwo yawuvuzeho kugeza umugambi wayo ugize ute usohoye. Dusoma ibyanditswe byera mu gitabo cyo Kuva ibice 2 umurongo wa 2 kugeza kwa 6, tugasimbuka tugafata uwa 9 n'uwa 10. Hatwereka ubutwari bwa Mose, hatwereka umugambi Imana yari ifite kuri Mose,
hatwereka ukuntu Imana yagendanye na Mose. Mwene data, Mose amaze kuvuka, Farawo yategetse ko abana b'abahungu bose babicwa, kuko yararangije kumenya ko haje undi muntu ufite imbaraga ukomeye uzabasha kuvana ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa. Erega n'abarozi baratuzi baza abo turi, erega n'abakwanga baza uburiwe. Wagize se ko kurwanya hari ikindi kintu, nuko barangije guhishurirwa uburiwe. Komera ku Mana yawe, kuko umugambi w'Imana uzasohora. Mose rero byageze igihe mama we ajya kumuhisha mu rufunzo, mushiki we akajya amucunga, kugeza igihe umukobwa wa Farawo yaje abaguye kuri Mose, ati uyu mwana mumumpereze njye kumurera. Kubera umugambi w'Imana tuzaba ibwami, kubera umugambi w'Imana tuzaba mu mabaso y'abanzi bacu, kubera umugambi w'Imana ntacyo Satani azadutwara, kubera umugambi w'Imana bazaturwanya tubeho, bazatwica tubeho, bazatuvuga twishime, kubera umugambi w'Imana. Haleluya, nshimira Imana kubera umugambi w'Imana. Kugeza igihe Mose yize amashuri arihirwa na Farawo, Mose yarongoye aba kwa Farawo, Mose yabaye ibwami. Ndagira nkubwira mwene data, uyu munsi waba uri kurira kubera umugambi w'Imana, ejo uzaseka. Uyu munsi waba ubabaye kubera umugambi w'Imana, ejo uzaseka. Mu rugo byaba byanga, wa mugore we byaba byanga, wa mugabo we byaba byanga, kubera umugambi w'Imana. Isaha y'Imana, Imana igiye gushyira ibintu mu murongo kubera umugambi wayo. Burya igihugu cyose gikora budget, kigakora planification ya buri mwaka y'abaturage kugira ngo kirebe ko zikizita ku baturage bacu. Bagategura mituweli, bagategura amashuri, bagategura imihanda, bagategura za VUP, bagategura girinka. Nk'uko u Rwanda rubigerageza kugeza uyu munsi, akaba ari igihugu cyabaye bandebereho nyuma y'amahano cyanyuzemo. Ndagira nkubwire ngo n'ijuru ryateguye plani yawe, n'ijuru rifite planification yawe. Imana yabwiye ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, kugira ngo uzabe umuhanuzi uzahanurira amahanga. Ndagira nkubwire ngo rero mwene data, turi mu mugambi w'Imana. Imana yarateguye. Ni ukuvuga ngo twebwe ikibazo abakristo bafite ni kimwe. Ijambo ry'Imana ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Twe tugashaka inyongezo tutaragura. Nidukiranuke. Inzu nziza ni inyongezo, akazi ni inyongezo, urugo rwiza ni inyongezo, imodoka ni inyongezo, kujya mu ndege ni inyongezo zo gukiranuka. Ndagira mubwire ngo icyo wabwiriwe ku mavi kirindisha amavi yawe, kuko havuganiye n'Imana ntizagira ute, ntizagusanga. Mwene data rero, mushiki wanjye, umugambi w'Imana uratangaje, ni muremure. Tuzongera tuwuvugeho, tuzongera tuwukomozeho, tuzongera tubwira abantu umugambi w'Imana icyo ari cyo. Umugambi w'Imana ntabwo upfa, umugambi w'Imana ntabwo uhinduka, kandi umugambi w'Imana urinda nyirawo kugeza igihe cyose azawugereramo. Yesu aguha umugisha, Yesu akwiteho, Yesu akugirire neza, Yesu abane nawe. Shalom shalom, Imana ibane nawe.